bari batarakumva neza. Arabaza ngo se niba mutarige insengero zitarafungurwa ibyo dusabwa n'ituzuzuza nta kabisa bazabifungura. Ntabwo batwaniye gusenga rwose kugira ngo dushyire ibintu ku murongo kandi dukore mu buryo bwiza butari bw'akavuyo n'akajagari. Ndabashimiye cyane rero kutwakira, ntakaze umwanya nifuje kubasura ariko ibi bihe nyine murumva namwe ko bitari byoroshye. Kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwa munani twarazindutse na mama Bishop we n'ubu baracyabayo, twaragiye muri Amerika
ariko ngezeyo ndakora ndaruha cyane, barankoresheje z'umweru hafi 5 ahantu batandukanye, ndaruka naniwe, fata umwanzuro kujya mu masengesho z'umweru 3, ndasohoka hanze nduhukamo, ariko nshaka amaso y'Imana. Yaho rero nibwo natekereje, ariko ko hani burasirazuba hasigaye uru rwonyine na Rwamagana gusa. Mu nsengero zacu Muheru irafunze, Butama irafunze, Nyamugari irafunze, Kibungo irafunze, Kayonza irafunze, Rukari irafunze, Kibondo irafunze, Musenyi irafunze, Kayange irafunze, Kagitumba irafunze, Nyagatare irafunze, Kaburugote irafunze, Karama irafunze. Urumva rero dusigaye na Nyamata irafunze, na Gashora irafunze. Birumvikana ko rero dusigaye turi 2 gusa. Ndavuga nari kubanyaruka n'abasura n'abavugisha ugatoya. Biranejeje rero kubabona. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Umunsi nawubahaye rwose, igihe cyose amaterano mufite umunsi wose ndawutanze. Nasenze cyane ngerageza gutekereza icyo twaganira, maze iminsi mvuga ibintu byinshi, ari muri Amerika, ari hano muri Afurika, ari Rwamagana, ari iki. Imana yaje kunyereka ikintu cyo kubwira abantu ko umunsi umwe bazatanga raporo imbere y'Imana, ariko ntabwo ari Imana yampaye yo kubabwira uyu munsi. Imana irongera kandi imishurira ibindi byo kumenya uburyo umuntu yaba igikoresho cyo gusohoza umugambi w'Imana mu rugo rwe, mu itorero no mu gihugu cye. Ibyo maze iminsi tubiganiraho cyane, hari zenda nzababwiraho ikindi gihe n'ingaruka. Ariko uyu munsi senga Imana yanegetse ko nganira namwe ku ntwaro z'Ukristo, umusirikare wa Kristo, intwaro z'intambara akoresha mu gihe duhangana n'ibibazo n'intambara zo mu buzima mu buryo busanzwe. Ndifashisha icyanditswe kiri mu Efeso ibice 6 umurongo waho ndahera ku 10. Paulo arabandikira gutya: ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Uko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije zose bashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mu kwesa inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro ubiteguza. Kandi kigeretse kuri byose utware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Usengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo ugumye rwose kuba maso usabira bera gusa. Natekereje kuganira kuri aya magambo, ndavuga ngo reka nze nganire n'itorero rya Kristo, mbakomeze, dukomezanye twese. Haleluya. Abakozi b'Imana batandukanye ndatekereza ko babereye umugisha, mwagize amahirwe yo kubumva. Noneho ndavuga ngo reka mbasangizeho aka kantu. Paulo yafashwe nk'uko byenda twafashwe twese, yabaye intumwa ya Kristo, yandika aya magambo. Kandi uru rwandiko yandikiye Abefeso ni nk'uko yandikira abantu batwirwa byabega,
mambo ndandikira mwebwe itorero rya Kristo riri Nyagatare mu karere ka Nyagatare, ndandikira abera bari iryabega mu murenge wa Karangazi, ndabandikira mwebwe abera b'Imana batuye mu ntara y'Iburasirazuba. Yandika urwandiko ari muri gereza afunze i Roma, arabandikira kugira ngo abakomeze. Ryari itorero ubundi ryatangiye mu buryo usomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 19. Pawulo yageze ahantu bita Efeso, asanga abigishwa 12 b'umugabo witwa Apolo, atangira kubabaza ngo ese mwigeze mwarabatijwe mwakiriye Umwuka Wera? Bamusubije igisubizo baravuga ngo ntabwo twigeze twumva ko Umwuka Wera yaje, habe no kumwumva. Kandi bari abigishwa ba Apolo. Apolo yari intyoza, yari umwigisha mwiza w'ijambo, ariko agakiza bari batarakumva neza. Arabaza ngo ese niba mutarigeze mumenya ko Umwuka Wera yaje, none mwarabatijwe? Bati ye, mwabatijwe mu batizo bwiza. Bati wa Yohana. Umubatizo wa Yohana wari umubatizo wo kwihana ibyaha. Atangira kubabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ababwira Yesu wapfuye akazuka. Haleluya. Ababwira Yesu muzima, niwo nanjye naje kubabwira. Haleluya. Atangiye kubabwira ayo makuru, hari imbaraga z'umwijima zari zibasikirere, ntawashoboraga guhishurirwa kubera ko hari intambara, hari imbaraga z'abadayimoni, hari ikigirwamana bita Artemi cyabaga gitwikira ikirere. Nta guhishurirwa kwaba n'abasenga, ntabwo amasengesho yabo yageraga kure, ikirere cyari gifutse. Hanyuma atangiye kubabwiriza ubutumwa bwiza, abantu bihana ibyaha byabo, abandi bazana ibigirwamana, ibyo bakoreshaga mu bupfumu n'ubukonikoni barabitwika. Hanyuma abantu bakira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ariko Efeso rero hasigara hari ikibazo. Ku gice cya mbere yatangiye aha yababwira abo bari bo mu Mana, arabati muri abana b'Imana. Yohana ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa, uko tuzasa ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Haleluya. Urabisikera abageni bundi ntabwo byabaga bimeze nk'uku kw'iki gihe cya none. Mu mico mugeni ntabwo wapfaga kumubona gusa. Kera twe twakuriye mu cyaro, twaragendaga mugatega amahano kugira ngo muze kumubona gusa gutya mu maso, cyari ikibazo. Wararindiraga niba n'umukobwa washatse, kuko ni imiryango yashakaga. Nta nubwo wowe wanashakaga, bashakaga umuryango, ntabwo ari nk'ibi by'iki gihe. Hanyuma bagapfa kuzana umugeni utanamuzi, ukagira n'amatsiko yo kumubona. Kandi n'ahantu twari turi ni mu mazu y'ibyaro, urumva nyine wanamubonaga ryari, kugira ngo namubone no mu maso ntabwo uzakunda. Akishi iyo ngiyo. Nuko n'ubundi yabaga asohotse, abakobwa bakamutwikira kugira ngo uzamubone mu maso cyane ikibazo. Yohana aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Haleluya. Ubu turacyatwikiriye, turacyahishe. Haleluya. Turacyahishe. Turacyari mu gati. Baracyadutwikiriye, ariko umunsi tuzapfa tuzasa na Yesu ko tuzamureba uko ari. Ubu turi abana b'Imana. Ababwira Abefeso, muze mumenye ko muri abana b'Imana. Icya kabiri, mumenye ko mwacunguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Amaraso y'Umwana w'intama w'Imana. Icya gatatu, mumenye ko mwashyizweho ikimenyetso kashe y'Umwuka Wera ngo muri abana b'Imana kaze. Haleluya. Igice cya mbere ngo mumenye wa muri bo umwanya wanyu mu Mana. Naje kubabwira ngo muri abana b'Imana. Birahagije kumva ko ndi umwana w'Imana. Biranesheje kumva ko ndi
cy'agaciro y'umwana w'intama w'Imana, mwacunguwe kubw'imbaraga z'umusaraba, mwashyizweho ikimenyetso mukabona kubitaho kashe aremeza ngo muri abana b'Imana. Wagere ku gice cya kabiri arababwira ngo reka mbabwire mumenye ko mwari abanyamahanga ku by'amasezerano, mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byawe. Imana abahinduranye bazima na Yesu. Mwari mutandukanye n'Ubwisirayeli, nta Mana rurema mwari mufite. Mwari mwarigijwe hirya hagati y'abaramahakubiri bavuga ukuri, hariho igisika, ariko kubw'umusaraba, haleluya, umusaraba uraza ukuraho icyo gikuta. Nta mugabo, nta mugore, nta w'imbata, nta mudendezo, nta muremure, nta mugufi, nta wirabura, ntazo, nta muzungu, nta ti, twese uwabaramahakubiri. Iyo umusaraba ubikuraho, nakureba nkabona uri mwene data, uri umuvandimwe wanjye, uri inshuti yanjye, uri mwene mama, twose ibere rimwe, turavukana, turabana b'Imana. Haleluya, haleluya. Arababa kubw'umusaraba, umusaraba niwo utwegereza akaduhuza. Haleluya, haleluya. Atunganya Imana, akuraho ibyaha zawe, akuraho amacakubiri n'amakimbirane, inzangano zikuraho, imipaka y'amadini umusaraba ukuraho. Tuvuga ko turi umubiri wa Kristo umwe. Ibyo Pasiteri Vianney yaravuze mu mwanya aravuga ati turasenga twese mu insengero zanyu zizafungura, turasenga ngo zizafungura. Icyo cyifuzo cyane, turi umubiri umwe, turi itorero rimwe gusa rya Kristo. Mwigishwe hafi bagere ku gice cya gatatu, arabati ko ndasabira imitima ya, ndasabira amaso y'imitima yanyu ngo hweze ahumuke, mushobore kubona Imana, muyimenye, muyisobanukirwe, mugire ubwenge bwo kumenya, mumenye uburebure bwayo, bikijyepfo n'umurambara, mumenye imbaraga z'Imana izo yose muri Kristo, kandi Kristo nawe ari muri twe, zidukorera muri twe izo mbaraga. Ageze ku gice cya kane ku mwana Efeso mwe, mumenye ko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Yesu Kristo niwe wiwe kumeza imfuruka. Twebwe nk'amabuye mazima twubatswe kuri urwo rufatiro, aribwo Kristo, ubutumwa bwiza ubu duhaye tuvuga nibwo twubatseho. Tunyeganye kubera ko twubatse ku rutare, urufatiro ruzima aribwo butumwa bwiza bwa Kristo. Haleluya. Ora maribo shikorobosa tamala pia mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka bya Mungu. Mwebwe nk'amabuye mazima mwubatswe kuri urwo rufatiro. Niba usigaye kimwe bageze i Kayisariya ya Filipo, Yesu abaza abigishwa be, arabwira ngo se aho hanze abantu bavuga ngo umwana w'umuntu uriyo. Abigishwa barashishwe, naho hari hameze nk'Efeso, hari ikigirwamana cy'Abagiriki cyari cyaratwikira ikirere, ntawerekwa. Bararindagira bose, bamwe bavuga ngo uri Eliya, bandi ngo uri Yeremiya, bandi ngo uri Yohana Umubatiza, bandi ngo uri umwe mu bahanuzi. So nta kibazo, abo nabo hanze, mwebwe dusangira, mwebwe tujyana, mwebwe bose. Nigeze kuba umwarimu, iyo ubaza umunyeshuri agira ati Monsieur, teacher, akagira ati wamubwira uti wowe, akananirwa akagira ati bariya bigishwa ba Yesu natekereza ko nabo bazi gutogana. Yesu arabareba barindagira, akora ku maso ya Petero. Petero aramubwira ngo uri Kristo umwana w'Imana. Simoni bivuga ngo urubingo umuseke, urubingo ruhungabana. Yesu amambura
umuntu yamaze kuba muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya, ibya kera byose birashira, ibindi byose bigahinduka bishya. Yesu aramubwira ngo ntabwo ukizwe urubingo, wowe wamenye, wowe wahuye nanjye, ngiye kuguhindura amateka. Ubaye noneho Petros, ubaye Petro mu rurimi rw'Ikigereki, mu Bagereki Petro ni akabuye gatoya. Noneho waravuga ngo Petro, ubaye Petros, uri akabuye gato, ntabwo gawangana nanjye. Njyewe ndi Petra, ndi urutare. Njyewe ndi urutare, nawe uri akabuye. Noneho wewe kuri urwo rutare uri wamenye ko ndi Kristo, wasizwe n'Imana, Masiya wamanutse. Masiya wajyana mu isi kuri nzata. Wewe ubaye Petros, uri akabuye gato, ariko kuri urwo rutare zubaka itorero ryanjye, zubaka imitima yanjye, zubaka imitima y'abagabo, zubaka imitima y'abagore, zubaka imitima y'urubyiruko, abahungu n'abakobwa. Uzamubaka kuri Petero ariwe Yesu Kristo, amarembo y'ikuzimu ntabwo azamenyeganyeza. Kera Ramasapariya Kotamandariya, amateka ntahinduka gusa. Ntuhishurirwa Yesu gusa ngo amateka ahinduke. Icya gatatu, uhabwa n'umutwaro, uhabwa imfunguzo. Nama ngo nguhaye imfunguzo rero munsi. Icyo uzahambira hano ku isi kizaba gihambiriwe mu ijuru. Icyo uzahambura hano ku isi no mu ijuru, ijuru rizavuga ngo amina. Iyo umuntu afite imfunguzo yinjira ahantu hose. Turahawe ubutware mu izina rya Yesu. Haleluya. Ageze ku gice cya gatanu arambwira tuke mubane neza mu miryango yawe. Bagore mugandukira abagabo banyu, namwe bagabo mukunde abagore banyu. Abana mubahe basona banyoko. Urangwa iminsi yanyu kubaho kwanyu izagwirirame, muzabeho neza. N'abakozi bo mu rugo namwe mukorere bashobuja, nimubakorere kubera igitsure gusa ko bahaye babahagarikira babareba, ahubwo mubakorere wabo mwamukorera shobuja wo kwishura. Mumenye ko muzahabwa ingororano. Namwe ababyeyi ntimuzababaza abana banyu, mumashari imibanire yo mu rugo ibe myiza. Arangije asingasinga byose ngo ageze ku gice cya gatandatu aravuga ngo nyuma y'ibyo kumenya abo muri bo, kumenya ko mwigijwe hafi imbaraga z'umusaraba, kumenya ko amaso y'imitima yanyu yahweje, kumenya ko mubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kumenya imibanire hagati y'abantu n'abandi, ibisigaye mukomerere mu Mwami. Mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko abo dukira cyo ni Kinyarwanda, Ikirundi kiravuga ngo abo tunigana, abo duhiribura, abo tunigana. Ariko Ikirundi kivuga neza, wari baryama hasi ngo bakakuniga, abo tunigana bafite inyama n'amaraso. Duhore ukagireba mwene siwe mu Rwanda. Yesu yigeze kubwira Simoni ngo mva inyuma Satani. Ntabwo Petero yari yabaye Satani, ahubwo ni Satani wongoreraga muri Petero kugira ngo burize mu mugambi w'Imana. Mwene sosi ntacyo mumva wapfiki nanjye abo tunigana ni bafite inyama n'amaraso. Aravuga gutya, nimutware intwaro zose kanzibabwira hanyuma nze intwaro yawe yaza ngo muhagare mushikamye mukenyere ukuri mukenyere umukanda. Impamvu yavugaga ibi bintu, umusirikare mu Roma iyo yajyaga ku rugamba, murabisi namwe abasirikare abakoze igisirikare ahangaha bahari barazo
imikandara yabo. Ubundi abasirikare b'Abaroma bashyiraho uducuma bagashyiramo amazi, bazita zagurudu, gashyiramo amazi. Igihe yagiye ku rugamba yaguhisa akaba yagotomera y'amazi. Ahantu twari dutuye habaye intambara nyinshi cyane. Ibo abagore ubwo rero n'abantu bafataga abagore bakagenda bakagemura amata bakayajyana mu majerekani, ashyira bari ku rugamba bahe barwaniriye. Abagore bakajyana amata, abaguye abana baguye isari kabahembura kubita ikombe kimwe yagotomera amata akiruka kazamuka imisozi. No kabara aho ngaho barindire gusaba baguye isari bakaza bagafata amata. Bandahara aho batwaraga amagare bakashyiraho ijerekani y'amata, igare bakagenda yiruka basanga aho barwaniye ngiye ku rugamba ngo bajye guhembura abana baguye isari hariya ku rugamba. Umusirikare w'Umuroma rero yashyiraga guruda hanga acuma ayishyiramo amazi. Ahangaha bagashyiraho grenade, uko hari igihe bageraho kayifungura na gatera kugira ngo bihinze. Ahandi bagashyiraho inkota. Iyo bageragaho basakirana hari intambara zo guhuza imibiri nyine babita body to body. Naho bakaya batikabura na gute. Umusirikare w'Umuroma izo zose yabaga byifubye. Arabati rero ikindi umukandara wafashaga gufata uriya mwenda kugira ngo utagwa hasi. Arabafata Pawulo arabanga ukuri niko kuzirika umugabo ahindagurika ku gitanda ariko ntabwo ahindagurika mu ijambo. Niba twamenye ngo turaba Kristo, ndimo mbagenda umukristo ndahora niba mu bintu byose ngeze ku gupfa. Sinahinduka ntabwo nahinduka nibi ibihe ntibizadukamure ngo tubitumare imbaraga z'umutima z'umwuka. Mukenyere ukuri ngumukandara. Yo ni intwaro yawe. Iye yawe ibe ye, oya ibe oya. Umukandara ibiserekeye ukuri k'ubutumwa bwiza n'umurava mu rugendo rwacu hamwe n'Imana. Kuri k'ubutumwa bwiza ntibuvangi ukuri kose. Ukuri mukandara abantu bavuga ukuri iye niye, oya ibe oya. Bisongereho mva kwa Satani. Intwaro ya kabiri aravuga ngo muza fate gukiranuka ituma bikingira igituza gukiranuka. Bafataga icyuma hano bakabyambara. Yeremiya aravuze ngo urinde umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa kuko iby'ubugingo naho bikomoka. Hano mu mutima urinde kuko umwanzi nawe urasa urapfuye. Ni icyiciro abaganga tujya twita umutima ngo ni urugingo rw'ubuzima rutanga ubuzima. Vitoboga urugingo rutanga ubuzima. Urinde umutima wawe kuko niba urasa nta mutima musimbuha. Impyiko bajya bazisimbura ariko umutima ntabwo bajya bawusimbura. Umutima ni icyicaro cy'amarangamutima, ni icyicaro cy'urukundo, ni icyicaro cy'ibyiringiro, ni icyicaro cy'ubushake. Umutima niba urasa ibyo zose bizaba bipfuye. Arabamba urinde umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birinda kuko iby'ubugingo naho bikomoka. Yabwira umutima wawe ntuzibagirwe ibyiza Imana yakugira. Cyo gituma Dawidi yavuze ngo umutima wawe himbaza Uwiteka. Mutima wanjye uhimbaza Uwiteka ntuzibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Rinda umutima wawe. Bafataga ibyuma bakabyambara hangana. Reka mzite ibyo bakoresha ubu ibyo twenda bambara jire parba. Bambo unuwamo niba banarashe n'usasura kurwijira. Abaroma bashyiragaho ibyuma hangaha mu bituza. Umwambi barawuforaga uri ubumara bakawurasa bakubita hangaha babarira umutima bagasanga cyacuma kirahari. Ni antibari ni yogi barasa umuheto bikapfa gukiranuka. Righteousness biserekana gukiranuka kw'Imana twahawe kubwo kwizera Yesu Kristo no kwiyemeza kubaho mu buzima gukiranuka Imana. Buriya gukiranuka kwanjye n'ukwawe ni ubushwambaga ariko twahawe gukiranuka.
biva muri Yesu Kristo. Haleluya. Ukiranuka reka nkubasobanurire gatoya hanyuma ngombe. Ukiranuka ni ukwambikwa ukuri utarukwiriye. Mubona nk'iri kote nambaye narivuga ngo reka byite gukiranuka. Twaratsindishe bitavuye ku mirimo yacu mwiza. Hani tujya turabanyantege n'abanyamakosa. Iyo bakubwiye ngo waratsindishirijwe uri umukiranutsi, mama hari uwundi wafashe uwo mwanya wawe apamika umwenda witwa gukiranuka. Reka Yesu Kristo ahinduke iri kote, hanyuma noneho azayambike ayishyure umuntu w'uruhara umeze gutya udatunganye imbere yawe. Noneho Yesu araza ahinduka iri kote akanyambika gukiranuka kwe. Gukiranuka kwanjye kukavaho. Waneba ntukimona aho ukareba Yesu. Haleluya, haleluya. Baratsindishirijwe kubw'amaraso ya Yesu ku musaraba. Duhinduka bene n'abakiranutsi imbere y'Imana. Haleluya. Twaratsindishijwe. Haleluya. Ubu tuzajya mu ijuru. Haleluya, haleluya. Sinzajya mu ijuru kubera imirimo yanyu, nzajya mu ijuru kubera imirimo Yesu yakoze ku musaraba. Umukiranutsi pe unambaje ngo sizajya mu ijuru, nzahita musubiza ngo yego nzajya mu ijuru. Kubera iki se ntazajya mu ijuru? Niki kizambuza kujya mu ijuru? Nakiriye Yesu yambabariye ibyaha, ari mu bugingo bwanjye, sizasubira inyuma. Naramwemeye, naramukunze, naramukurikiye, nzamukurikira, nzakomeza. Iri muri ubuzima zamba nawe, abantu bazapfa nawe, abantu bazasinzirana nawe. Abarinzi bazabaturira imirimo bivuga ngo n'abandi muzima n'abandi hakiriho, n'abandi nzabyiringiro, nzabimanukana, mbimanukana, nzabisohoreza, nzabijya yowe yavuze n'abandi nzabyiringiro, nzabimanukana bigeze mu myugariro y'ikuzimu. Iki se kizamuza kujya mu ijuru? Nzajyayo. Hera! Nzajyayo. Haleluya, haleluya! Nzajyayo. 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 Nzajyayo pe! Nzajyayo. Hari umwanya wawe. Nzajyayo. Narabikoreye, nzajyayo. Haleluya, haleluya! Yesu yampfiriye, Yesu yanyeretse inzira, Yesu yanyeretse ukuri, Yesu yanyeretse ubugingo, najya ndi inyuma ye. Bene ibyo byiringiro nzabimanukana bigeze mu myugariro y'ikuzimu. Ukiranuka, utsindishirizwa, kutava mu mirimo yacu neza. Ibiva mu mirimo yacu neza, biva mu murimo Yesu yakoreye hariya ku musaraba. Haleluya. Tole bari yashika telebana. Naje kubazanira imbunda zatura hano. Tele rebo sapari. Haleluya. Ni utazi kurasi kombara uzashiramo muri ndwara ni haleluya gusaha. Yego indwara ya gatatu para wita muzashira n'ingweto. Ariko gutuma bwiza bw'amahoro bataduza. Tugomba gukaza mu butumwa. Ari maze Imana iramura ngo ntabwo uravuga ubutumwa. Nanjye nari nzi ko nagezeyo. Imana iramura ntabwo uravuga ubutumwa. Niguhitangira aho. Niguhitangira. 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 Amen. Niguhitangira. Uko narabonye iri amahanga uburyo abantu badukeneye. Nuko nahise mvuga ngo saba ngiye gutangira kugenda no kuvuga Yesu wapfuye akazuka. Ntambura abantu bahwiture, babwire Yesu muzima, Yesu utavangiye, Yesu nashinga ku nyungu zacu, Yesu ushinga ku butumwa bwawe n'umusuru. Inkweto ibi byerekana amahoro dufitanye n'Imana binyuze muri Yesu Kristo, ubushake bwacu bwo kugeza ubutumwa bwiza ku bandi batarabona.
mu bantu dufitanye na Yesu. Inkweto ubundi inkweto izi ubundi n'uburenganzira twahawe n'Imana. Buriya iyo uyu muntu yakoze amanyanga polisi ikamujyana, ntawe urinjira muri gereza yambaye inkweto. Uzamunyere habe naho uri bose. Iyo bamaze kuvuga ngo uri presume umunyabyaha, nageze Mageragere sanga abantu bakomeye cyane, arengeye gusura abantu nabo bakomeye. Umwe araza nyine mu bantu bakomeye, namwe muzi mubabwiye mwese mwahita mumenya ndagabo n'umwana aramuzi. Musanga yambaye ikabutura igahanga, araza ndamusuhuza, uraho nyakubahwa? Ati Bishop, ati dore ba nyakubahwa basigaye. Inkweto bajya bazibukuramo bakabwira ngo nta burenganzira ufite ahubwo kwambara inkweto. Iyo n'umukandaraga wowe kuko nta kuri ubundi usanga wiyukugira ntubabaje ahangaha. Ntabwo iyo niyo ukuri ntabwo waje ahangaha, byo bituma nta mukandara umwemerera kwambara. Mbese hano iyo ugira ukuri ntubabaje hano muri gereza, ukuremo umukandara nta kuri ufite. Hari n'igihe genda babikore batabizi ko aribyo bakoze, niwitore basigukuramo nta burenganzira. Pawulo uyu munsi mwakinguye umutima mukatira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu, mwahawe uburenganzira bwo kuba abana b'Imana, muhabwa uburenganzira bw'umurage w'ubwami bw'Imana. Ubutumwa bwiza tugeza ku bana, umubano wacu dufitanye na Yesu. Numero ya 4, ingabo. Ubundi mu kindi kinyarwanda bahitamo ni inkinzo. Murayumva inkinzo mu kinyarwanda. Ingabo utamuzibona ariko reka ndabwira, hari utazi ngawe bakunda kuzikoresha no mu makuru, sibyo? Niyo baye bataka n'ibiki byose ingabo, sibyo? Ingabo iriya ubundi arayifata mutya, barasa imyambi yabaga ihayaka umuriro, igahita izihaye igurumana, umusirikare w'umuroma agahita akinga ingabo, wa mwambi ukaza ugahita uzimira hariya muri ya ngabo. Yabyise kwizera. Kwizera gutera imisozi. Haleluya. Mwataba bari 12 baravuga ngo mfa. Kwizera ni ukumenya rwose. Ibyiringirwa. Udashidikanya. Komitaza kandi niko kuduhamiriza ko ibyo tutarebesha y'amaso ari ukuri. Bibiliya tuvuga ngo icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bafite ukuri. Bibiliya ikatubwira ku murongo wa 6 ngo ntibishoboka ko umuntu udafite kwizera yanezeza Imana. Ingabo iyo kwizera. Bagira kwizera. Abrahamu yarasenze Imana mu masezerano imyaka 98. Sara aratwita, afite imyaka 89, abona agakecuru karatwita, kugira ngo abantu baramuseka, ariko biravuga ngo Abrahamu yarabyizeye. Ku mwaka w'100 n'uwa 90 wa mukecuru Sara, akana karavuka kaza, atakumva karakura, barakagaburira, gatangira kuvuga dadi mata. Karakura kabakagaho, isatangira kugatoza. Bibiliya itubwira ngo menyereza umwana wawe inzira agomba kunyuramo akiri mutoya, kuko azarira asaza atarayivamo. Tumenyereza abana bacu inzira bagomba kunyuramo. Abanjye nabigishije gusirimba n'abuzukuru ko barasirimba ubundi. Barasirimba no. Mfite umuzukuru muto w'ubungu yujuje umwaka umwe icyumweru gishize. Barimo kubitaho gusirimba hariya agahita yara.
nyirakuru yavuze ati ukwe ari gushaka avuga ati reka zajya nicarira inyuma bakanga ya muri Amerika rero bamwicaza mu pasiteri imbere ko batereka abana bagenda bicarira imbere ariko ngiye gusigara n'umuzukuru inyuma baravuga ati ndabwo zakuru nyina yabafasha akana kagahita gasimbuka ahahandi kagatangira kuza menyereza umwana wawe nzira agomba kunyuramo bazarinda asaza atariva bajya gutamba Isaka baragenda i Moriya iminsi y'itanu bareba i Moriya abwira abagaragu ati musigara ahandajyana n'umuhungu amukorera imatakirasha tugende bagitera inama ati dadi Abrahamu ati karana umwana Imana yaramubwiye mugiye kumutamba umwice umubage umucijose umutwike ku gitambo umwotsi ndashaka kumva impumuro y'inyama n'umushiro w'inyama z'umwana wawe wikindi wabonye ufite imyaka 5 utangiye gutuma genda ukingurira utunyana tujye kurisha genda ukingurira utunyana yabahaye akama umusaza inyana piranyurira ngaho yifatira agakubita inyana akayigiza isaga kama Imana yaramubwiye ngo kica ko kana kwize nimutwara kwizera n'ingabo Satani nawe arasimyambi iyo kumuriro izajya izimira muri ya ngabo mwebwe mukomeze mujye imbere mugere ku masezerano yanyu ntabwo muzacika intege Aisha umukecuru arabatubwiye gutanga ibitabo ageze muri ati dadi ko ndabona umubare y'ingwi sawa dadi mbonye n'umushyo urahari icyuma cyo kubaga itungo sawa mbonye n'ikibiriti umuriro urahari ariko hari ikintu wibagiwe muzehe hari igihe abana bajya bambwira bati muzehe rimwe baranjisha abakobwa banjye nkabitiranya nahamagara umwe mugenzi we nawe agahita ahamagara irindi zina ubu noneho nabuzukuru sigaye mpamagara umwuzukuru muhamagara n'izina ry'umukobwa wacu w'umurezi n'abasaza nuko bagenda basaza hati washaje nuko hari ukuntu bandeba washaje kandi kikwereka ko washaje ujya muzuza udupapuro mu mufuka ariko udupapuro tudafite icyo tuvuze nicyo kizakwereka ko washaje gasanga tumwe turuzuye rimwe umugore yarambara ariko twidoma ipapuro se amayewe ibikoraho hariho utuntu nanditseho akabaho nanditse akantu ugasanga mu bishop lete wacu witabye Imana Simon Masasu yigeze kundeba turi Kampala twaragiye kwiga barebe ibipapuro yabagosha n'ukuri nabonye kumaze kuba umusaza utwo dupapuro twuzo muri cyo kimenyetso cyerekana ko umuntu yashaje Nguiteka zirohe ni yamuduhaye igomba gushaka nyawe natobimbi igomba gushaka igita ni yaratubwiye ni yakuduhaye ariko razipari bagiye gutamba ntiyamwe ngo ni wagiye gutamba kaba kari ihumbi kabisa ndibuka kera narakubaganaga ataramaze gukura data rimwe yaragendaga akubwira mukora ikintu utabikora no sinzingira ngo yari yansabye kujya gucura inyana ahantu zazi sinagenda jya kujyanira ahantu aragenda data arancunga aho nari maze gusa naho ngiye gukuraho gatoya nuko arancunga azana ikibando kubera azana ikibando no arakinkubita wakinkubite ndabandaduka manaruke amfashe ukuguru mufata ukuguru gira ngo yumva nakomeye twica yakuze reka muri akayisaka kari muhungu aravuga turiteka ari miyoge haleluya umva babira bagakwize haleluya bakora ku mutima w'Imana bakora ku mutima w'Imana bakora ku mutima w'Imana bagenda n'Imana bavugana n'Imana bumvikana n'Imana arazamukana mu Uwiteka niyo Yehova aravuga ngo uyu mugabo namubona
nawe afata imfi z'intama ayishyira ku ijosi, we ni Yehova azamuka umusozi. Umusozi wenda ruba andi umusozi wenda ruba Yehova azamukana yabasikatara. Imana igidutabara iragahora ari Imana buri gihe cyose. Iyo n'imfi z'intama irayizirika mu gihugu cy'Arahonga. Hanyuma Aburahamu asanga ibicana birahise agati mfasha mwana we zana amahango hariya zana ibiti hariya aragisana ibicana. None se papa intama iri he? Aramati mwana nari nagwishe burya bwose intama ni wowe yongeye gutamba mwana wawe. Isaka aravuga ati Yesu afande. Niko Yesu yemeye kuba igitambo mu cyimbo cyawe n'icyimbo cyawe. Aravuga ngo Yesu nemeye kuba igitambo kugira ngo bariya bakizwe. Aramuhambira aramuryamisha aramuzika uzanyaje. Abati mwana wanjye si ukukwanga si kurambaya ahubwo nuko ugomba kuba igitambo. Afata umushyo agiye kumusogota. Imana aho yihishe hari. Haleluya, haleluya. Imana iramure. Imana iramure. Imana iramure. Abrahamu parwati gicana. Imana iramure. Abonye agiye gusogota umwana. Imana we abagabo Abrahamu unimukarabe amenye kwijima namenye kumuhunga hindukira urebe tayipezina uyifate mutima cy'umwana wa. Nuko Yesu yamfiriye neza aragupfira. Yesu aradupfira. Haleluya. Ari Imana ugira neza. Ariko iyo utekereje ibyo Yesu yadukoreye ubuzima bwakereje wewe wanguye wisoye umwijima. Imana we ubuzima iyo ntekereje yewe Yesu we ukuri birandenga. Wewe wanguye mwisaya y'umwijima mwami Imana we akugereranya zajya ngutabira
ingabo. Haleluya. Iyo wizeye nta kimana itabura. Umwana wa gatanu ingofero nagakiza ugasigasira. Buriya abantu bafite za moto hano ntawemererwa hano mu gihugu cyacu gutwara moto no kwigendera atambaye kasike. Iri impamvu ngiyi nuko hano birindira ubwonko. Umuntu ashobora kugira impanuka ukaba iyo wituye hariya mu kaburimbo wambaye ya kasike, birinda umutwe wawe n'ubwonko. Agakiza ukazirika mu bihe bikomeye, mu bihe bikomeye ukazirikana ntuzaba ku mwami wawe. Abantu ubwira nzameze bite? Komera. Iyi ngofero yerekana umutekano n'uburinzi dufite muri Yesu Kristo. Umutekano turi muri Yesu, turarinzwe, dufite umutekano. Dufite umutekano. Uri umwana w'Imana. Iyo nekereje ubuzima bwanjye, iyo nekereje wewe wisaya n'ubwishima n'Imana we nakugereranya nande. Ubuzima bwanjye iyo nekereje abanyamubiterano hano reka ejo bundi nsubiye muri Amerika sanga amwe ngo agende aje kuzapfa. Barindiriye ahantu bazafata icyemezo kumuzana ataracikana ze kumushyingura hano mu Rwanda cyangwa amushyingure muri Amerika. Agasina nzi ko se hano namwe mujya mupfa
ese Rwanda nagiye gushyingura y'umwana wa mukuru wanjye n'abana be babiri b'impanga yari yapfanye na sangisi mu gusa bituma nyamubwira ngo dushatse twakwicisha bugufi tuje wicara umuntu usanzwe rinda umutima kuruta ibintu byose birindwa ahuze ubugingo n'ubukomo rinda umutima nta kintu kigomba kugukanga muri iyi si nta kintu kigomba kugukanga ndeba abantu bamwe nk'abayoboke barize narize ariko se nabwo ibifaransa n'ibyongereza ndakigira kimwe cyo kwinjisha mu muhanda ngenda muri ibihugu by'amahanga henda ngo cyane byanjye icyongereza kiza ariko imvugo wize ukuze umuntu ashyiraho igituza cyakuriye washakisha ijambo kugira ngo rize gusohokamo abanza agatekereza mu gifaransa nkarizana icyongereza dusa ariko kizakinshimisha nuko n'abazungu bamwe tubana nabo bijya bibananira karuha akabaza bagenzi be se yagira ijambo mu cyongereza rikwite ngasekane ntabwo ari njyegereye iyo mbasetse bati wowe n'udutekereza mu gifaransa ukavuga mu cyongereza kuri duseka abandi nuko reka dusekane twese nabwo usanga isi njye namaze kuyibona zero tuyibemo imana ni rwa kurya muryamu ni rwa kurya urye pe ni rwa kwambara wambara ni rwa ifaranga wishime ni rwa imana kwigendera ubuzima iwawe wishime wirimanutse imana ndakwishimiye ko wagize mutya muri uburyo bwiza ariko umenye ko inyuma yaho ngaho hariho ubundi buzima gukiranuka intwaro ya kabiri bifata byabega baba abamo ibi mugira gukiranuka bituma bikingira gituza muri n'imitima yanyu banyabyabega gukiranuka kw'Imana twahawe kubwo kwizera Yesu gusa nabwiye ngo agakiza twaratsindishirijwe mwazumvise ni ukwambikwa gukiranuka utarumviye intwaro ya gatatu yitwe inkweto ubutumwa bwiza bw'amahoro ibi uko naje nambaye inkweto nababwiye kare ni ikimenyetso cy'uburenganzira inkweto nababwiye mu gitondo nababwiye gahunda nawe muzambwira umuntu umwe wafunzwe nuko yabari abukomeye ntabwo uzamwinjira muri gereza bakwinje muri kasho hari babaza kugukuramo inkweto bakagukuramo n'umukandara bakuyemo ukuri kuko nta kuri ugira iyo ujya kugira ukuri ntuba winjiye muri gereza tugenda babakuramo imikandara cyangwa ntibamenye impamvu ariko kuriya ni ukukubwira ngo iyo ujya kuba umunyakuri ntuba waje muri gereza nuba muri presime umunyabyaha nta kuri ufite babanza kugukuramo umukandara nta kuri bakagukuramo inkweto nta burenganzira ufite ahangaha ukicara hasi ajya kwicara se mu mafotere hariya wicara hasi ubutumwa bwiza bw'amahoro tugeze kuba